Abariyo nizere ko mukomeje kugubwa neza, maze iminsi narabuze nta kabazo ka tekinike, ariko tugiye kuza tubana umunsi ku munsi. Nagarutse 5/5 YouTube Sports Info yahoze yitwa Gikundiro Info. Byabaye ngombwa ko tuba duparitse imirimo bitewe n'uko hari izindi mpamvu zikomeye cyane zari zabaye. Kugeza ubu nishimiye ko tukibana 5/5 kuri post njya nshyiraho. Mwebwe bakoze subscribe nkomeje kubashimira. Ikipe ya Rayon Sport yanyu ibintu garutse bitameze neza, ariko muri transferi nizere ko tuzabana kuko mfite amakuru meza akomeye. Uyu mukino ikipe ya Rayon Sport nakizera ko yawe yatsinzwe uyu mukino igakura mu murongo utukura ikipe ya Etincelle. Unbelievable case kabisa, ntabwo mbyizeye. Mbanje kubasuhuza, mkomeje kubwubwa neza. Mwebwe mufite ibibazo, hari ukuntu Imana ijya ibikemura gahoro gahoro. Icyambere ni ukumva ko ikwitayeho ukayizera. Ni iby'ingenzi niba turakora subscribe weho mushya kuri iyi channel ko wadushyigikira ukajya ubona amakuru yizewe muri transferi muri Rayon Sport. Rayon Sport yaraje abakunzi bayo nabi, ariko bivugwa ko uyu mukino ushobora kuba wagurishijwe. Etincelle yari mu murongo umanuka hasi, handi muri Ferwafa bashiraho umutuku, bakakwandikisha umutuku kuzamanuka mu cyiciro cya kabiri. Ariko Etincelle itsindira Rayon Sport kuri Pele Stadium, noneho ikayitsinda ibitego byinshi. Harimo akantu ni kenshi bagiye batabaza ribu ati imikino imwe n'imwe nyamuneka ari amakipe ya nyuma ajya agurisha imikino. Ati reka da, ati gute? Abafana b'ikipe ya Rayon Sport nabajya biburira. Hari bamwe batangiye batanga ibitekerezo, akaba ari byo ndimo kwitsa. Ubusize hari ikipe yari igiye kumanuka itanga iha ikipe bari bagiye gukina miliyoni 43 z'amanyarwanda. Rayon Sport nta kuntu yabona bayihaye amafaranga yagura umukinnyi, kandi n'ubundi ibona nakiri irwanira mu mwanya wa kabiri. Ikintu kihangayikishije ni igikombe cy'amahoro. Think twice, tekereza kabiri kuri ibi bintu. Ese Rayon Sport yaba yagurishije umukino? None siko twabonye ikipe ya Rayon Sport itsinda Muhazi United igitego 1-0, kandi Muhire Kevin kapitene atararimo. Ese umutoza Julien Mete nabyasaga nkaho arimo gushusha abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo igikombe cy'amahoro bazabone ko bitwara neza? Icyo kintu nacyo wayitekereza. Ese weho nk'umuriyo urabyumva ute? Yewe niko mbyumva. Ni ibitego 3 bya Etincelle yanyagiye Rayon Sport, byayifashije kuva mu makipe arwana no kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Ni impamvu nyamukuru bari bafite yo kurwanira ikipe ya Etincelle. Hari umukino wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda umwaka w'imikino 2024, umunsi wa 26 Rayon Sport yakiriyemo Etincelle FC kuri Pele Stadium. Rayon Sport yamaze gutakaza igikombe cya shampiyona, noneho byimazeyo. Yari ifite umukuru ukomeye wo kwikura imbere ya Etincelle, ikinaga byo gupfa no gukira. Yashakaga kuba mu makipe arwana no kumanuka. Rayon Sport yatsinze agatego kamwe gusa. Igice cya mbere abonaga Rayon Sport ikina, ariko n'amahirwe afatika yabonye. Mu gihe
Bendeke wa Etincelle yahushije amahirwe abiri, amakipe yagiye kuruhuka hari ubusa ku busa pe. Iki nicyo kintu cyananongoye pe, uyu mukino nawukurikiranye. Rayon Sport yagowe bikomeye n'intangiriro z'igice cya kabiri, aho iminota ya Etincelle yatsinze ibitego bitatu ku munota wa 52. Bendeke yatsinze igitego cya mbere ku munota wa 55 yongeramo icya kabiri. Mu gihe ku munota wa 58 Jordan nawe yashizemo icya gatatu. Rayon Sport yakoze impinduka, shiramo Mucyo Gideon yinjiramo mu gice cya kabiri, gitangira asimbura Serumogo. Kanijuru Elia na Iradukunda Pascal baje kujyamo basimbura Mugisha François Massa na Tuyisenge Arsene. Rayon Sport ikomeje komezanya n'umwanya wa kabiri, ariko ikipe ya Etincelle yavuye ku mwanya wa 14 ijya ku mwanya wa 10, ifite amanota 29 inganya na Gasogi na Gorilla, zikurikiye Marine ifite 20, kurikiwe na Marine ifite 28, Sunrise 26, Bugesera 28, Square de l'Est 22. Undi mukino wabaye ku munsi w'ejo, Mukura yatsinze Muhazi United ibitego 2-0. Muhazi United n'ubundi yaratsinzwe na Rayon. Musanze FC yatsinze Gasogi United ibitego 2-1. Sunrise itsindwa na Kiyovu Sport ibitego 4-0. Wa kabiri Gorilla FC yatsinze Etoile de l'Est igitego 1-0. Police FC itsinda Amagaju imaze igihe kinini idatsinda itareba mu zamu ibitego 2-0. Umunsi wa 26 urasozwa, Marine izakira Bugesera, mu gihe umukino wa AS Kigali na IPR usubitswe kubera umutoza wa APR ushinzwe kongerera ingufu abakinnyi Dr Adil Zurane yavuye mu mwuka. Ngaho nguko ibyabaye muri shampiyona y'u Rwanda. Asante neza.